Umuvuduko w'amaraso ukabije ni uburwayi bukomeje guhitana abantu benshi muri iki gihe. Akenshi umuntu ashobora kubana nawo nta kimenyetso cy'ubu burwayi agaragaza, nyamara ingingo ze nyinshi zikaba zaratangiye kwangirika. Ibyo rero bituma abantu bafite umuvuduko w'amaraso mwinshi bakunze kujya kwa muganga bajyanywe n'ibimenyetso n'ingaruka byazo, kandi barashoboraga kubyirinda iyo bipimisha kare bakamenya uko bitwararika. Umuvuduko w'amaraso ni ingufu amaraso agendana mu miyoboro yayo, ari byo bituma abasha kugera mu bice bitandukanye by'umubiri, aho ubusanzwe igipimo cyemewe ari 120/80 cyangwa se 12/8, aribyo byerekana ingufu ziba ziri mu mutima igihe wohereza amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri n'izirimo maze kuyohereza. Iyo rero icyo gipimo cyarenze 140/90 cyangwa se 14/9, bivuze ko umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Gusa nanone bemeza ko umuntu ufite umuvuduko w'amaraso ukabije nyuma yo gupima inshuro nyinshi basanga uri hejuru cyane, zimwe mu ngingo zibasirwa n'iyi ndwara ya hypertension ni amaso, umutima, ubwonko ndetse n'impyiko. Ese uyu muvuduko w'amaraso ukabije waba uterwa n'iki? Hari impamvu nyinshi zishobora gutera umuvuduko w'amaraso ukabije, ariko cyane cyane hari imyitwarire yawe, ukubaho, ibyo urya n'ibyo unywa, aho ibyo unywa biza ku mwanya wa mbere mu gutera iyi ndwara ya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije. Hari rero zimwe mu mpamvu zishobora gutera iyi ndwara ya hypertension, aho ushobora kwikomora ku babyeyi cyangwa ikagenda iza uko ugenda ugana mu zabukuru, akenshi iza hejuru y'imyaka 45 y'amavuko. Kuba ufite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije, uko ugenda ubyibuha cyane rero niko ukenera amaraso menshi kugira ngo ageze umwuka mwiza mu mubiri wawe n'ibindi bitunga umubiri mu bice bitandukanye by'umubiri. Uko umubiri rero ukenera ayo maraso menshi, niko n'umuvuduko w'amaraso mu mijyana wiyongera. Kunywa itabi rero, itabi rizwiho kongera ako kanya umuvuduko w'amaraso nyuma yo kurinywa. Ikindi ni uko bimwe mu bigize itabi bizwiho kwangiza imijyana, udutsi dutoya tuvana amaraso mu mutima tuyajyana mu bice bitandukanye by'umubiri. Itabi rero rituma imijyana iba mito cyane, bigatuma umuvuduko wiyongera. Aha nanone turahasanga kunywa inzoga nyinshi, aho iyo unywa inzoga nyinshi bishobora kugutera ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari ukurya umunyu mwinshi, aho utagomba kurenza 5 grama ku munsi mu biryo, nk'uko OMS ihora ibisaba abatuye isi. Kurya kenshi kandi cyane ibiryo birimo amavuta nabyo bishobora kuzagutera indwara y'umuvuduko w'amaraso. Kudakorera imyitozo ngororamubiri nabyo bizagutera kuba warwara indwara y'umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension. Guhora uhangayitse cyane, guhora na stress bishobora gutuma amaraso yawe ahora ku muvuduko uri hejuru buri gihe. Kuba rero urwaye indwara nka diabete, impyiko ndetse no kubura ibitotsi nabyo bishobora kuzagutera iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Aha rero hari bimwe mu bimenyetso ushobora kukwereka ko ushobora kuba urwaye indwara y'umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension, aho ubyibonyeho ushobora kwihutira kujya kwa muganga. Hari ukumva umutima utera cyane, ukanabyumvira mu gutwi kumwe cyangwa yombi, cyane cyane uryamye cyangwa uri ahantu hacecetse. Hari ukuribwa umutwe rero biherekejwe no guhorana umunaniro. Akenshi ububabare bukunze kubaho mu gihe umuntu akangutse, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko umuntu mukuru umwe muri 3 aterwa umutwe n'umuvuduko w'amaraso ukabije. Iyo umuntu yumva ikizungera se cyangwa isereri bigendana no kumva atabona neza cyangwa akaba yaba ibikezikezi, nabyo ni ibimenyetso bizakwereka ko ushobora kuba urwaye iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Hari ukubira ibyuya, gututubikana bidafite indi mpamvu, bishobora kuba impuruza y'uko umuvuduko w'amaraso wazamutse kuva imyuna. Aho iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ihangayikishije abatuye isi, aho OMS itangaza ko abantu 1,028,000,000 bari hagati y'imyaka 30 na 79 barwaye umuvuduko w'amaraso ukabije, kandi ko 2/3 byabo baba mu bihugu bikennye ndetse n'ibiciriritse. Ikindi kandi iyi ndwara ni imwe mu za mbere zitera gupfa imburagihe cyangwa se gukenyuka ku batuye isi. Akenshi ariko ibimenyetso ntibigaragara cyane, bitangira kugaragara ko indwara igeze ku rwego rukabije. Hari n'ingaruka rero z'umuvuduko w'amaraso ukabije, aho umuvuduko ukabije w'amaraso ushobora kugendana nta kimenyetso na kimwe urabona. Ibi rero bituma yica uyifite itunguranye, kuko uyu muvuduko ushobora kwangiza nk'imitsi ijyana amaraso mu mutima, mu bwonko ndetse no mu mpyiko, ariko nta kimenyetso cyari cyagaragara. Umuvuduko ukabije w'amaraso ushobora gutera indwara z'umutima,
aho iyo umuvuduko ukabije w'amaraso wangije imitsi y'amaraso yo mu bwonko, umuntu ashobora kuvira mu bwonko ndetse akaba yahita agwa muri koma, kimwe n'uko ashobora guhita apfa. Dore ibyo uzitwararika kugira ngo ube wakwirinda iyi ndwara ya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Gerageza ujye ukora imyitozo ngororamubiri, kurya ifunguro riboneye ririmo imboga n'imbuto, kugabanya inzoga cyangwa se ibisindisha no kwirinda kunywa itabi. Ugomba kugabanya umunyu ndetse ugahangana na stress.